uragenda banguka rwose ngeza kuri studio hariya hepfo nangahe abisha 200 yonyine 200 yose naguha igiceri cya 50 amafaranga kwa ruse umva siga ibudusenya usanga ibiko bakakorera amafaranga we iryo jambo ni tungaita Salama DJ. Salama. Umeze utese? Meze neza cyane. Ndabona uri mu kazi kose. Sasa. Ariko amakuru. Sawa kabisa. Amakuru ya Mariza TV. Muri iminsi nga Mariza TV bari guhitinga cyane. Mariza mfite impuzo nyinshi cyane. Nyereka. Ndetse nze nkwereke. Shu twari twarahura. Amakuru. Ameze neza. Aba bantu se baturutse yama numva gutavuga inyuma hari abantu inyuma yanyu wowe se sha tekurutse Komana abandi babuzaga bahuriye abe bari kumurwanira reka nisangire uriya ndebe ko hari icyo namukura sawa manje sawa meze bite rero nakubonye mbona ndakwikunda reka se ndakubonye ndavuga ati nguriya agaki kagaki se ubwo ngugusha akantu ka senkani gusa Prudence gura senkana kiragenda bakuvunjira ko ko muri guherekanya Prudence mugiye gusambana zishimye ubwo rero ndabona ufite touch tu none wowe genda wandikemo Amariza TV kuri YouTube none wowe urahita ubona video nyinshi cyane zirenze n'izi ngizi nibwo natamba hana subscribe ahubwo ureke umunota umwe urengeho sibyo ubone gukanda kuri subscribe nibwo ibasha kujyaho ndazibarundira pe birashoboka ko umuntu yabaha subscribe nyinshi oya ni imwe gusa iyo kanze biba birangiye kereka iyo ufite email nyinshi naraye nziguze njiga 8 zose po ndumva ahubwo byaho babonye nabo ngabo Amariza TV okay yego tayari thank you akira sawa numara kubireba rero wakoze subscribe byose wabirangije yego uhite ubyoheza n'inshuti zawe zifite za telefone kuri WhatsApp kuri Facebook bose ukireho share na like good za like kabisa